Amen. Mwiriwe mwese cyangwa muraho. Maze iminsi ariko ntabwo ari myinshi ntagaragara hano. Ari nzi ko mu gitondo nzateranira hano, hanyuma icyumweru nakimaze nigisha muri Foursquare, hanyuma na mu gitondo njya gusoza icyumweru cy'amasengesho bari bafite, ariko baracyagikomejemo, hanyuma nza hano muri konseri. Wenya ariko n'ubundi niko nabasezeranije muzajya nyura hano nyine gutya nkuri mu kiruhuko cy'izabukuru. Amina. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana twihuse. Numvise hari abasabye izindi ndirimbo, ubwo kugira ngo ntazitwara umwanya. Kera twiga kubwiriza baratubwiye ngo nubwiriza muri konseri, nubwiriza mu kiriyo, nubwiriza muri anniversaire, nubwiriza umuntu yafashe diplome, mbese ngo beni ibyo bihe umuntu aba atari mu giterane cyeruye ngo ujye ubwiriza mu magambo magufi. Hanyuma nibugukundira ubwirize neza, kuko ibyo ngibyo bikunze kugorana, ariko ubundi uvuge uvuyeho. Ngira ngo tujya tubana murabizi ako kantu nkunze kukababwira. Hari abantu babwiriza bakakurura, kandi abantu bavuga ngo arava hariya ryene ngo baduhe izindi ndirimbo. Rero ngiye kubwiriza vuba, hanyuma babaha izindi ndirimbo kugira ngo icyari konseri kidahinduka igiterane kivuga butumwa, ku buryo irifo kubitandukanya. Ndagira ngo bafite Bibiliya zanyu muzifate mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Hanyuma inyigisho nayise umuririmbyi ukwiriye kuririmba. Ko ni konseri, kandi twese turimo turaririmba, sibyo? Cyangwa turimo turaryoherwa n'indirimbo, ariko tugiye kumva umuririmbyi ukwiriye kuririmba. Ko twese tujya turirimba, hari igihe kambimbi babwire, hari igihe njyamo n'abantu barimo kuririmba, haba ku cyumweru, haba mu byizi, haba ryari, nkabone ko bari abantu bari bakwiriye kuririmba, bari bakwiriye kuririmba. 14 mwahageze. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama guhera ku murongo wa mbere, Ibyahishuwe 14 kuva ku murongo wa mbere. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, hagaranye n'abantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse w'abantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore, kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, ko ari abaziranenge. Haleluya. Buriya iyo usomye iki gitabo cy'Ibyahishuwe, hari ikintu gikomeye cyane cyagombye kwigisha abantu bakora umurimo w'Imana. Murabizi, hari bamumbabarire iby'ubusaza bitaza kuba birebire, hari igihe utera ikintu amabuye wazagera ngaho. Murabizi burya muri Anglikani kugira ngo korari hagarara ngaho iririmbe, bamwe bumva ari sakirire go bakoze. Ariko abantu bahariya bahagarara kuri alitari bakaririmba bareba imbere. Ntabwo nzi ikintu kibi inyuma hanga, ariko buriya hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Ni mureba mu gitabo cy'Ibyahishuwe, nta hantu namwe muzabona mu ijuru barimo kubwiriza. Uzahabona azazambwira ati narabonye, haraho nasomye usanga barimo kubwiriza. Nta hantu namwe muzabona barimo gufasha abakene, nta hantu namwe muzabona. Ariko uzabona kuva ku gice cya 4 n'icya 5 n'icya 7 n'icya 8 n'icya 14 n'icya 19, uzabona abantu barimo kuririmba. Haleluya. Rero bikubwira ngo uyu murimo wo kuririmba ni wo murimo wonyine muyo dukora hano ku isi uzasigara ukorwa mu ijuru, indi yose izaba yararangiye. Rero buriya nyambwira nyamara guhagarara ngaho ushatse wahagarara.
kuko imbere ya ntebe hano baratubwiye ngo umurongo wa 2 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine na ba bakuru. Bahagarara imbere y'intebe baririmba indirimbo nshya. Haleluya. Ariko ikintu gikomeye muri ibi ngibi baratubwira ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babana. Buriya namaze igihe kirekire nibaza ariko kuki nta mundi muntu wabashije kwiga iriya ndirimbo ngo ayiririmbe. Sanga ni indirimbo y'umwana w'intama iririmbwa gusa n'abamuzi. Haleluya. Kandi ni mwitonda muzabibona. Hari igihe abantu baririmba indirimbo hano sibena nka kuri abaririmba mu Giswahili nka bamwe muri twebwe batakizi neza, nyine tukumva melody tukajya kumva n'utujambo tumwe na tumwe duciyemo. Icyo suko butabiza ahubwo niyo mpamvu ubona nyine dukubita n'ikirenge nuko iyo banyuzemo bakavuga umwana w'intama uravuga ata kuko ndagafasha. Amen. Ariko hari abandi bantu bicara mukaririmba indirimbo mu Kinyarwanda ukabana abantu bo bariza amarira yamanutse bobone ukwezi abo bantu barimo bararizwa n'iki. Baririmbye mu rurimi bumva, ariko iyo ndirimbo bo ntibashobora kuyiririmba ngo bagere ku mutima kuko ntabwo bashobora kuyiririmba. Baratubwira ngo hano ngo baririmba indirimbo nshya, ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babana bagahumbi bacunguwe. Hanyuma ubwo ndaje haturakuramo amasomo nyuma navuga ko ndabigisha nihuta, suko biba byananiye kwigisha ariko nyine uwigisha nkuko wigishijwe. Ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma. Ikamvuge kuri ayo magambo turebe umuntu uzaririmba imbere y'iyo ntebe. Erega buri twese tuzahahagarara kandi tuzaririmba, ariko uzaririmba n'uzaba yahageze, uzaririmba n'uzaba yaracunguwe, uzaririmba n'uzaba yumva ururimi turirimbamo. Haleluya. Hari igihe rwose umuntu avuga ururimi akavuga ngo amaraso y'umwana w'intama, ngo abazero abantu bahora bavuga amaraso y'umwana w'intama, kumva n'ururimi rushya nubwo ari Ikinyarwanda ariko n'imvugo itumvikana. Rero izo ndirimbo ntibashobora kuziririmba, niyo bazisubiramo ntiziba ari izabo. Amen. Ariko Bibiliya itubwira neza yuko aho hantu twese tuzahagarara tukaririmba. Number 1 ngo hazahagarara abafite izina ry'umwana w'intama n'irya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Abantu bashyizweho ikimenyetso cyuko ari abantu b'Imana. Imana ikabiha amiriza akavuga ngo uyu nguyu ndamwemera n'uwanjye. Rero ikibazo dufite gikomeye, murabizi twebwe iyo tubatiza muri Anglikani abantu tubashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba ku gahanga. Nicyo biba bishushanya. Ariko reka nkubwire, ikimenyetso bagushyize ku gahanga ariko mu mutima nta kirimo, iryo sakaramento nta gaciro riba rifite. Muzafate igitabo cyacu cy'amasengesho aho bavuga inyito y'isakaramento, baravuga ngo isakaramento. Aho ngaho kuri icyo cy'umubatizo ngo isakaramento niki, ngo ni ikimenyetso cy'inyuma cy'ibyabaye imbere mu mutima. So hari igihe rero tugushyiraho ikimenyetso cy'inyuma, bandi ko baretse uyu muntu ko mumushyizeho ikimenyetso cy'inyuma kandi ikimenyetso cy'imbere kitarimo. Ni nk'umuntu, hari ibihugu bimwe na bimwe, hari aho nigeze kujya, hanyuma baravuga ati hano rwose bafata amafoto bakayamanika mu nzu kandi batazi beneyo. Hari umuntu ushobora kugenda akamanika ifoto y'umuntu akayikunda ariko nyirayo atamuzi. Yavuga ngo ariko uyu muntu ni mwiza ariko utamuzi mutaziranye. Hari abantu bafite Yesu umeze gutyo, ariko abantu batubwira ngo tugomba kuba dufite ikimenyetso. Niyo mpamvu tujya turirimba twavuga ngo wogejwe na Yesu
watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawire. Icyo nicyo cya mbere, ni abantu bashyizweho ikimenyetso, kandi aba bantu bashyizweho ikimenyetso ni abantu bashinganye, ni abantu buriya njya mbitekerezaho. Hari igihe nimusoma muri Ezekiyeli igice cya 8, hari igihe Imana yari igiye gukubita umurwa, ibwira abamarayika ngo mugende muce mu murwa, ngo ariko mubanze mushyire ikimenyetso ku bantu banjye bari muri uwo murwa, ngo nimumara kubashyiraho ikimenyetso ngo mukubite umurwa wose ntimugire uwo mubabarira. Hari abantu badakubitwa n'ibihano by'Imana, hari abantu Imana ivuga ngo aba n'abanjye, nzababera Imana, bazambera ubwoko bwanjye. Haleluya! Uri muri abo ngabo. Noneho bakatubwira icyo bakora, ibintu bitatu. Icya mbere batubwira ngo abo ngabo ngo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. They walk in the presence of the Lord. Bagendana na Yesu. Murambwira abantu mwabumva umunsi muzumva imbaraga z'iri jambo, kugendana na Yesu. Umunsi muzumva uburemere bw'iri jambo, ubuzima buzahinduka. Haleluya! Nimureba muri Bibiliya baratubwira ngo Enoki mu Itangiriro mu gice cya 5 ngo Enoki yagendanaga n'Imana, ngo ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye. Ariko niki cyatumye Enoki agendana n'Imana? Ngo Enoki ngo amaze kubyara Metusela. Murabizi Enoki ari mu bantu babayeho imyaka mike ya by the way, kuko Imana yaramwimuye nyine. Ngo amaze kubyara Metusela, Metusela niwe wabayeho imyaka myinshi muri Bibiliya, imyaka 969. Ngo amaze kubyara Metusela, kandi Metusela byavuga ngo hari icyago kizaza hanyuma. Nikizo iryo zina Metusela bivuga. Metusela bivuga ngo hari icyago kizaza hanyuma y'uyu. Nimusoma neza muzakore imibare muteranye, muzabibona ko umwaka Metusela yapfuye ni umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Utazi kubibara azaze mwereke uko babibara, muzabibona yuko birahura. Umwaka Metusela yapfuye nibwo umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Enoki yari yarabibonye birikiri kure, aravuga ngo umva, nabonye hari icyago kizaza umwaka uyu mwana azapfamo. Yenga nkwereke ko mbigenza, ngiye kujya ngendana n'Uwiteka kugira ngo nikiza kizasange ndi covered, kizasange mfite protection, kizasange mfite uburinzi. Ngo baratubwira ngo guhera uwo munsi ngo Enoki agendana n'Uwiteka, ngo ayibyaramo abahungu n'abakobwa, bakongera bakabisubiramo ngo Enoki yagendanaga n'Uwiteka. Haleluya! Iki ngiki umunsi tuzacyumva, nimuhimuka mukajya mu gice cya 6, baratubwira ngo abantu bari bononnye ingeso zabo, noneho bakavuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka, ngo Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Muze guhasubira muhasome murabibona, bagashyiraho komanteri ngo Nowa yagendanaga n'Uwiteka. Hari umusaruro uva mu kugendana n'Imana. Abangaba baririmba indirimbo y'umwana w'intama, indirimbo nshya yananiye abandi. Baratubwira ngo ibanga ryabo, ngo abo ngabo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Barakurikira bagendana n'umwana w'intama, akabajya imbere aho ajya hose, akaba ariho bajya. Haleluya! Ni izihe nyungu tugira mu kugendana n'umwana w'intama? Ikintu cya mbere, iyo ugendana nawe bikurinda ibyaha. Niyo mpamvu abangaba bagaragara mu ijuru, bikurinda ibyaha. Ubundi inyigisho z'ijambo ry'Imana ntabwo zigoranye cyane. Niba twumvaga izibanze nk'iyi ngiyi yo kugendana na Yesu, cyara tugikizwa. Kugira ngo muracyayirimbara, kugendana na Yesu ni banga rihamba, ni banga rihambaye,
kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. There is a secret, hari ibanga riri mu kugendana na Yesu. Kuko ikintu cya mbere nicyo kintu kizakurinda ibyaha nugendana na Yesu. Niyo garanti uzaba ufite yo kutagwa mu byaha nugendana na Yesu. Ariko byose nenda kubitindaho cyane, narabivuze kenshi, ariko n'ubundi nzajya mbisubiramo kuko n'abantu bimwe na bimwe babyumva ari uko babisubiyemo inshuro y'igihumbi. Kugendana na Yesu bikurinda ibyaha, ukamenya ngo aha hantu ngenda ndimo ndagendana na Yesu, arandeba, sinkora ibyaha kuko Yesu arandeba. Ikindi cya kabiri bikurinda ubwoba. Iyo ugendana n'umwami wawe ubuzi ngo nta cyantera ubwoba kuko umwami wanjye arandeba. Haleluya. Kandi nta cyankura umutima kuko umwami wanjye aranyobora. Garanti y'umutekano no kutayoba no kudahuzagurika. Hanyuma ikindi aba bantu bakora, baratubwira ngo aba bantu ntabwo bandujwe n'abagore. Umva, uriya rero korari kamubwira ikintu maze kubona mu myaka namaze mu murimo w'Imana, niyo maze mu gipastori, niba hari groupe iba mu busambanyi bwinshi, sorry kubivuga, korari zibataroko. Uzi impamvu? Korari zibamo abantu benshi, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bavanze, kandi Satani nawe akazanamo abakozi be cyangwa n'abarimo akabungura ibitekerezo. Akabungura ibitekerezo, kaza akabwira ati ariko muri korari ubundi ko mwegeranye muri hamwe, akabungura ibitekerezo. Ariko abazaririmba imbere y'iriya ntebe ngo bagomba kuba batarandujwe n'abagore cyangwa batarandujwe n'abagabo. Ariko sinzi impamvu bagarukira ku bagore gusa, hari n'abandujwe n'abagabo. Abazaririmba imbere y'iriya ntebe bagomba kuba ari abera. Umuririmbyi ukwiriye iryo zina, umva, ibiganza wazunguje imbere y'Uwiteka ntibizakabakaba abagore. Ikiganza cyafashe microphone ubwiriza ubutumwa ntuzakirambura ukabakaba. Kandi njye mbwira n'abakobwa ngo niba uhagarara imbere y'Imana ukagendana nayo, nihaza babahungu b'abapfapfa jya umwira utumbabarire, umwami wanjye yandeba, ibyo biganza byawe biri off. Kuko abangaba bazaririmba imbere y'intama, y'intebe y'umwana w'intama, ni abantu batandujwe n'ubusambanyi. Hello. Ariko ubundi sinzi ikintu kibamo, gusambanya bujyana n'ubusitari, kandi kuririmba nabyo bizana ubusitari. Mpura nabo kenshi, abasitari ni inshuti zanjye, ariko muzabyitegereze muzabibona, they have a problem. Ariko bazaririmba imbere y'intebe y'umwana w'intama n'abatarandujwe n'ubusambanyi. Ariko Remera ntabihaba, ntabyo. Remera se murabikora? Oya, nibyo ahandi ndimo kuvuga mwebwe ntabwo ntabihaba. Ashwe Remera birahabara, ashwe oya ntabihaba, ntabwo Remera bihaba. Ariko menya bihaba. Icya gatatu, hanyuma nkaba ndashoje, mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma. Buriya ni ikintu gikomeye cyane kurinda kanwa kawe, kuko aka kanwa niko dukoresha turirimba, aka kanwa niko dukoresha tubwiriza. Imana ikavuga ngo rwose bishoboka bite ko mu kanwa kamwe hasohokamo amagambo ahimbaza Imana, hagasohokamo n'amagambo asebanya. Ariko aka ngaka ko muri korari gamboroje, amagambo, amazimwe, ibinyoma. Imana ikavuga ngo abazaririmba imbere yanjye murinde akanwa kanyu, cunga akanwa.
ngaho ni mu makanya ko muri korari hatabakanwa, muri korari habakanwa shaho, muri korari habakanwa. Imana ikavuga ngo niba ugiye kuririmba rinda akanwa kawe, uko ufata korugate n'uburoso ukoza mu menyo buri munsi, ujye ucishamo no gukiranuka kugira ngo ujye kuririmba Imana ikwishimira. Ko twoza mu menyo kugira ngo tutabangamira abantu, ujye mugerageza mutabangamira n'Imana kubw'akanwa. Umva ko Yakobo yabyanditseho mu gice cya 3, aravuga ngo igice cya 3 cyo muri Yakobo umurongo w'ikenda ngo urwo rurimi nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu barimwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu ngo kandi ivemo n'amazi meza. Itondera ibiva muri wowe, kuko niba tugiye kuririmbira Imana tukazahagarara imbere yayo turirimba, bitangirira hano ku isi. Icya mbere ugomba kuba ufite ikimenyetso cy'umwana w'intama, uhagarara munsi y'umusaraba, Imana ikavuga ngo uyu turamuzi. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi handitseho ngo Uwiteka azabe, ngo none uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Ngo ko mu nzu y'inyumba ngo ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, habamo n'ibyo bakoresha ibiteye isoni. Abana bantu bagomba kuba arabara mu cyaro. Wanditse ruriya rwandiko agomba kuba ari uwo mu cyaro tu. Kera iwacu mu cyaro habagamo ibikoresho bakoresha iby'icyubahiro n'ibindi bakoresha ibiteye isoni, cyane cyane abatinyaga kujya hanze, batinya impyisi. Ari rero njya bitekereza yavuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, ngo habamo n'ibyo bakoresha ibiteye. Mwibuka icyo? Ariko abatarawe mu cyaro ntimushobora kubyumva, reka twikomereze. Ariko no mu mujyi hari aho biba, sanga butudo. Mwabyumvise? Ujye witonda utazaba agataro bakakuyoza ivu, kuko hano baratubwiye ngo ntabwo ngo abavuga izina ry'Uwiteka nibibwirize bave mu bidatunganye. Ngo ariko ngo nuba igikoresho cyiza, Imana izagukoresha ibyo gukiranuka bihesha icyubahiro. Musoza rero, reka dutekereze kuri aya magambo. Icya mbere, ufite ikimenyetso cyo kuri umwana w'intama. Icya kabiri, ugendana nawe. Icya gatatu, uririnda mu bikorwa byawe no mu magambo yawe, kuko uzaririmba imbere y'intebe y'umwana w'intama agomba kuba yujuje ibisabwa. Imana ibahe umugisha. Ariko niba wumvise wicayemo hano uyu munsi utari ko biriya bintu barimo kuvuga, nanjye ndateshuka. Icya mbere, na Yesu simuzi, nta kimenyetso yigeze nshyiraho. Uyu ni wo munsi wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ariko niba waranamumenye ukaba wumvise Imana ikubwira ngo hari ukuntu muri ino minsi urimo kugenda nabi, reka mbabwire ikintu kimwe, ushobora kwihisha amaso y'abantu. There is no hiding place from the eyes of the Lord. Ntawe uzihisha amaso y'Imana. Ibyo dukora byose ngo imbere yayo, niyo wazimya amatara ukajya mu mwijima, ngo bigaragara nk'ibiri mu mucyo w'isanzure. Jya ugenda ukiranuka kubera amaso y'Imana. Kandi wa munsi nahamagara amazina y'abera, n'iryawe ntirizaburemo. Reka nsoreze ahangaha.
ariko wumvise Imana irimo kuvugana nawe kubwira ngo uyu ni wo munsi wawe, uyu ni wo munsi wawe wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, uyu ni wo munsi wawe wo gushyirwaho ikimenyetso, uyu ni wo munsi wawe wo kuva mu bidatunganye. Zamura ikiganza aho uri dusenga Imana, twongere twiyumvira indirimbo. Turagushimye Mwami Mana yacu, iri teraniro urirebe uryitegereze, abatari bakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami bibabera umunsi wo gushyirwaho ikimenyetso. Ariko n'abajyaga bagenda ukundi, nubwo bavuga ko bamenye Yesu, bakaba bagendera mu bidatunganye. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyariho, ngo handi handitsweho ngo Uwiteka azabe, ngo none uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Fasha abantu bawe kuva mu bidatunganye, bave mu bidatunganye mu byo bavuga, bave mu bidatunganye mu byo bakora, bave mu bidatunganye mu buryo bagendane nawe iminsi yose, batere gukiranuka. Umugisha iteraniro ryose, umugisha ubwoko bwawe, nawe uhabwe icyubahiro mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.